muri 1998 1999 kugera 2003 nari nyoboye amabandi 73 harimo umugenzuzi ushinzwe discipline, secretary ufite masters muri sansi. Dukora inama y'abajura kugira ngo ni umuyobozi mukuru akavamo n'imyanzuro. Ariko duhuye na Yesu 2003 aducomokora mu bujura, aducomeka mu Mana. Abo Yesu yababariye ibyaha ni mu muramburira amaboko, mu mukomere n'amashi, mu mumere n'impundu, mu mwami w'amahoro. Muri iyo myaka nari runzemo miliyoni 44. Ndaza kubuvunagura kuko buba kuri YouTube channel yanjye yitwa Irarura TV. Ndaza kubuvunagura kuko ngira ubuhamya niyo nigisha seminari y'icyumweru ntaho mbukora. Ngenda mbuvunguraho gato gato kugira ngo abantu bajye kwitegura icyumweru cy'ejo. Ndakena ayo mafaranga yose natunze nta kintu yamariraga. Ntabwo najyanaga mu bagore n'abakobwa, yabaga ari mu butunzi, mu modoka no mu mazu, ariko naba nibye umuntu ukomeye bagatanga raporo bati nubwo afungiye PCK 19 satarani ariko afite imodoka yibishaga, afite inzu bukabiteza cyamunara mfunze. Njya kwakira agakiza ibintu byose byaragiye. Ndagenda ndakena ariko nkena ndi umusore wuzuye umwuka wera wubaha Imana. Inzara irandya kandi banyetorero. Niba hari ikintu kivunana mu buzima no kubanza ubukire ugaheruka ubukene. Iyo utagizemo ngo wakira agakiza uranasara. Hari ibintu bitanu biranga umuntu ahoranya amafaranga nyuma akamushirana. Mbibabwire, icyambere kiranga umuntu ahoranya amafaranga nyuma akamushirana arangwa no kugenda abara amafaranga mu mibare. Agenda yabara kandi ari n'ijyana yabara ahetse n'amaboko. Icya kabiri kiranga umuntu ahoranya amafaranga nyuma akamushirana arangwa no kugenda agira ibyo yemera n'ibyo yanga. Icya gatatu atunga umusatsi mwinshi ungana nk'igihuru. Icya kane agenda akora mizire nk'umuntu urimo kudija korari muri repetition. Ari n'ijya akora ikimenyetso kimeze nk'icy'umusaraba. Burya barimo gutera imibare byanze kuvamo. Kubanza amafaranga ugaheruka ubukene biravuna. Hari uherutse gusonza yarayatunze arakena, ari muri bisi iva Ikagugu igana mu mujyi, ageze hafi ya Dove Hotel mu cyapa kiri ahantu bigishiriza imodoka hafi y'ikibanza cya muzehe, ngo abashimye mu mutwe wa mugenzi we bari muri bisi, awushimamo mugenzi we ngamubwira ati bite byawe kurimo gushima mu mutwe wanjye, ati sorry, ati nengiza ngo ni mu wanjye ndimo gushima. Ibibazo bifata umuntu agashima mu mutwe wa mugenzi we azi ko ari mu mwagize neza guhungira imbere y'Uwiteka kandi mugira amasengesho meza. Kubona amasengesho mu mibyiza ameze gutya ariko ni mugiye mufite igicaniro, mufite igicaniro cyitwa Kristo Yesu. Ndagenda ndakena nzamuka mu buvumo buri mu karere ka Nyarugenge bwitwa Bagdad buri impande y'ikigo cya gisirikare. Nanibagirwa ko batemerewe gusengeramo, ndinjira ngo ninjire, nari ngiye gusaba Imana ibyo kurya, ngiye gusaba Imana n'ibyo kunywa. Ngo ngereyo nkubitana n'umuhanuzi ushira isoni, ankubita iki nka 40. Ankubita iki, ubu tugira abahanuzi bashira isoni. Imana ihagakiza umuntu washiraga isoni ikamuha impano yitwa ubuhanuzi, aguhanurira kudiha. Iyo akubonamo ibyaha noneho aragutikagura bye, wimurenganya na kera atarakizwa abarashiraga isoni. Niko Imana yahamagara. Imana ihagakiza umuntu akunda kubyina mu kabari, yageze mu nzu y'Imana arakijijwe akunda kubyina cyane, arawucinya agatega amaboko agatinya umugara, ashobora no kubyina amatangazo. Wimurenganya na kera atarakizwa arabyinaga mu kabari. Niko Imana ihamagara. Imana ihagakiza umuntu akunda kujya kuraguza abo mu bapfumu, yageze mu nzu y'Imana arakijijwe akunda ubuhanuzi cyane. Umuntu uzasimbuka ati rizo mena, ati vuga mwami, ati twiyejeje, ati twanahageze kare. Wimurenganya na kera atarakizwa abarakunda kujya kuraguza. Ankubita iki, arambwira ngo Imana iramubwiye ngo si igihe cyo kurya no kunywa, ngo ahubwo ni igihe cyo kunkamuramo urumogi rwinshi nanyoye. Ntarakizwa nari umupagani unywa urumogi rwinshi, nanywa urumogi rwitwa ijisho, sangirene, umutwe n'urwitwa injaga. Rwaramennye amaso kandi ibyo byabagaho iwacu bakijijwe muri Rulindo. Data na mama barakijijwe kuva bamaze imyaka 60 bakijijwe. Ni bakuru barengeje imyaka 80. Bakuru banjye na barumuna banjye na bashiki banjye bose barakijijwe. N'uwo musirikare w'ina imusanze n'umupolisi ukorera mu majyepfo, inspector muri police na warakijijwe. Ariko uri na imusanze yageneye mu ntege nke muri no minsi mba mbona bigenda gake. Ni kwa kundi umunyarwanda aciye umugani akavuga ngo nta muryango uburamo ya gahunda. Murawibutse
ariko ndashimira Imana ko ntakiri ya gahunda nahindutse icyaremwe gishya. Ubundi ibintu byose ntabwo bivugira ku ruhimbi. Ushobora no kubwiriza neza, ariko Satani yakurasa umwambi wavugamo ijambo rimwe ripfuye, byose ugahita ubisesa. Niyo mpamvu mukwiye kujya musengera abigisha n'abahanuzi. Buriya korari yo kuko bari abantu barenze umwe bararirimba bakabishyiramo neza, ariko umuntu ushobora guhagarara imbere y'abantu barenze 100 akabigisha akahava neza, dayimoni atamunagiye mu rukungu. Mujye mubasengera abigisha cyane n'abahanuzi. Ndihuta cyane muri ubwo bupagani bw'indangakamere. Umunsi nazibagirwa nyirizina ni umunsi nigize kwiba umuyobozi umwe, ndamufata mutwara miliyoni 3 n'igice ku butubuzi. Mujya mu bantu twatubuzi kumva amafaranga yahindutse impapuro, telefone igenduka isabone cyangwa ibuye, ni nge wabikoraga. Kandi nta burozi bwabagamo, nta n'imiti yo mu bapfumu nzi, ni ubumenyi bwo mu mutwe n'abadayimoni benshi. Maze kuyamutwara miliyoni 3 n'igice ku butubuzi, kandi nyamwiba yambaye n'iniform. Kandi ntabwo yari rocket defense, nta nubwo yari n'abanyerondo, yari umupolisi wambaye inyenyeri 2. Muri polisi yitwa inspector, mu gisirikare yitwa lieutenant. Maze kuyamutwara hashize nk'ibyumweru nka 2, kandi nyamwiba yambaye uniform. Mukura muri gare, ndamwesikoroka nyamwibira kwa mukera kuri yanze. Ava muri gare bavuza induru batubona umutubuza arakwiba, nanjye ndamubwira ntibariya nibo bajura ruharwa, akajya batera imigeri. Agaruka miliyoni 3 n'igice nyamwiba, ahita ajya gutanga raporo muri leta. Ngo agereyo bahita bakora umukwabo. Mu minsi 3 bari bamfashe, bamfatira kwa muganga mu Gatsata nakiniraga biya. Ceduka CID 3, cyo gihe habagaho umutwe witwa CID wasimbuwe na RIB. Ceduka CID 3 zateroye hano inyuma. Muzafite abahungu bazi gufata, ari ukuntu bakwegeraga hano inyuma ipantaro igahinduka ikabutura, babyita gutera ijeki. Ariko ndashimira Imana ko batagiterurira hano. Ndashimira Yesu umwami w'amahoro. Barasimbiza babyita gutera ijeke cyangwa gutera umuneneko. Baramanukana kuri ADPR rubonobono, bantera amabuye induru zavuze bati ni mu kijyane cyaratuzengereje, abantera amatafari, abantera ibitiritiri by'ibitoki n'iby'ibigori. Baramanukana ngo ngere ku kiraro cyubatswe n'abasirikari, kandi ubwo bari bateruye aha nambaye ikote, nambaye na karuvati. Bundi ubundi ikote na karuvati nuko madamu yambwiye ati rwose urananiwe. Nasimbukiye najyanye umwana turwaje mutoya kwa muganga, ndyama nka 8, naryamyeho isaha 1 n'igice. Ubundi arambwira ati dorurananiwe, kandi ntabwo buracya karuvati ntuyambare, niyambarira utungu tudusanzwe. Baramanukana ageze ku kiraro cyubatswe n'abasirikari, kiva mu Gatsata kigana muri ofisi. Barakwega cyane, bakweze ipantaro ihita ishwanyagurika, bajya kumfunga nambaye akabutura konyine k'imbere nafunze na karuvati. Naramwaye ntarakizwa, ndenga kumwarana na se. Ngo ngere mu ofisi nsanga arimo yambaye civile, namwe byambaye uniform, ariko nsanga umukwabo wakozwe ukorwa yambaye civile. Ngo amubite amaso ahita abwira komanda atuniwe wanyitse. Komanda ahita amubwira atuni igisambo ruhari. Bazana igitabo banyandikagamo, nitwaga Rasta kandi nta musatsi ngira. Kuva kera ntinya umusatsi, buri minsi 4 ndiyogoshesha. Mfite umugore ukunda umusatsi, ariko nge sinkukunda. Iyo ngukoze no gutya nkumva uriho mpita nkuyogoshesha. Hari n'igihe mva kuyogoshesha, twajya muri douche yakora gutya mu mutwe yakumva niyogoshesheje, akambwira ati papa shaka tuwongeye, atongera niyogoshesha. Nkamubwira nti mbabarira ntabwo bizongera, nyuma y'iminsi 3 bikongera. Ntinya umusatsi rero, kandi ntimunseke umuntu wese afite yakunda. Barabara kwibisha ikaramu, gutanga akazi ntabwo ngira, gusoresha abaturage ntakorana na leta, umukino witwa iz'ubwenge, kuranguza mu mangazini atarayange, gukodesha amazu atarayange. Icyo gihe nene naracishije imfunguzo 700. Iyo nagiraga nkasanga igipangu gikodeshwa naragikinguraga nagishyiramo umupangayi, yamaramo icyumweru bagahondagura bakanaganza amafaranga narayatwaye. Ariko mbuye na Yesu arambabarira. Hari uwingi yaravuze ngo none mpora mu mahoro, umutima wanjye ni muzima, ngo icyatumye ncungura akankiza ni igiki. Ndashimira Yesu ko yaducunguye. Ubundi se tuganire, ubundi mwe mwihannye gukora mu nkono, kurya ikijumba batakiguhaye. Mwe Yesu yabafashe bitararenga, ariko itonkundira Yesu ntabwo ajya akoresha umuntu udafite ubuhamya. Iyo udafite ubw'ibyaha agushakira ubw'ibigeragezo.
Yesu ntabwo yagukoresha utagira ubuhamya. Iyo udafite ubw'ibyaha agukubisha ibigeragezo, yagukubisha nyoko bukwe akakwita umurozi kandi utaroga, yagukubisha abana wabyaye bakabibirara urumagiro ukabamena amaso, wajya uva mu masengesho kuwa gatandatu akakureba ati mwana mere, ati gongo wose shumi yanjye, akakwita ishumi kandi waramubyaye. Imana ifite abaprofesa benshi, nuko abanyeshuri twiga ntidufate kubera ibyaha. Barabara kwira self famille mu kiliziya, gucanga ikibiriti umuzungu narara kari Yesu wakabonye, gucanga ikibiriti, barabara gufunga kace, barabara gutegera abantu kuri banki. Nategeraga abantu kuri banki nkatonda kuri gishe nkamuragira, icyo bita kuragira umuntu, nkamuragira kuva saa 4 yarotira saa 8 nkayamwiba. Babyitaga kuragira umuntu. Barabara muri polisi basanga mfite dosiye 21. Bahise bantera kandonyi, bankuramo inkweto, bankubita inkoni zo mu birenge. Inkoni zo mu birenge ziraryana. Inkoni zo mu birenge ziraryana kugira ku rwego bashaka kuzikukubita igihe kinini, wazagera igihe cyo gushaka ukaba debile. Bankubise inkoni zo mu birenge ndirahira ndasa na mama n'abapane kote mu karere ka Rulindo, ati dini ntireba hano. Barahondagura ntimize secondaire kuri apa Kitumba, bati kwiga ntibiba hano. Saa 9 z'amanywa barampakira abantu hara Kicukiro, bamfunga amezi 9, mfite ibiro 93, nsohoka mfite 31. Ubu nzi gufungwa kandi sinirata ubwinshi bw'ibyaha nakoze, ndirata imbabazi Yesu yampaye. Hanijyana riza avuga ngo buriya ngo abarimo kwirata ubwinshi bw'ibyaha no. Iyo dutanga ubuhamya bw'ibyo twanyuzemo Yesu yadukijije, tuba tugira ngo tumene amabanga ya Satani. Kabiri, twerekana imbaraga z'Imana. Gatatu, dumuriza abafite abo batarakizwa ngo nimukomere yafashe ruharwa regisingira cyakomeza. Uwo munsi nafunguwe mfite ibiro 31. Gereza ubundi nkunda kwigisha imfungwa n'abagororwa, niyo za Mageragere n'Iririma wawa ku mazi no mu bigo by'amashuri bagiye kujya muri vacances, nishakira urubyiruko tukababamo ijambo ry'Imana. Ubundi iyo ndi hanze niho ndekura ubuhamya nkinjiramo cyane. Aha, uwo munsi nasohotse mfite ibiro 31, nibwo nageze ku Kimisagara kuri Electrogaze, nsanga umuntu arimo aracuranga radio Sonoteke, mpita nyimwiba irimo no kuvuga. Uwo munsi navuye muri gereza irimo no kuvuga atahavuye. Ibyo gereza zananiwe, iby'amapingu yananiwe, iby'inkoni zananiwe, mu bihereze chef d'état major mukuru witwa Yesu. Mama, ndabizi abana bawe barakunaniye babaye ibirara, ndabizi umutware wawe yaraguye asigaye anywa inzoga z'amoko yose, iyitwa Kayuki, Ivubi. Murakoze kubikurikirana. Mbo dayimoni arambwira ngo iriya radio wayimwiba yarapfuye, kandi mu by'ukuri yari muzima, gusa gatoti kari kamutwaye menya ni nk'umuzamu w'ijoro. Ndomboka gakeya nk'ipusi, ndashimira Imana ko tigaye ndomboka njya kuyikorera. Radio mba ndayigabanyije, nsubira inyuma Roranti, dayimoni ahita ambwira ngo subire yifunge. Nese nsubire ntera intambwe, mba ndayifunze ngo nyifunge, abasimbukiye hejuru, nanjye mba nsimbukiye hejuru, ngwa munsi na yitwa Ikinyengurube yari iri hafi aho ngaho ahantu bitaga ku Kagezi. Iyo nigisha nationali cyangwa Mukovi, ko mbivuga mbireba neza. Hari n'uwambwiye ati ariko sha atuziko ari we wanuraga n'imyenda yanjye, atubu nta gusekura. Aho naho natanze ubuhamya, umudiyako narandeba arasimbuka ati cyangwa nicyo cyanyibye. Ndamubwira nti se bakwibye ryara, ati banyibye 2010. 2010 navugaga ubutumwa bwiza nene narakijijwe. Ati nahindisa ngo nicyo anyita ikintu inshuro ebyiri. Umudiyakoneze kuri abagore icyo atakubwiye nta kiba gihari. Abagore bavugira aho ngaho nicyo bakundira. Aha, bahise simbukara abatatu ati radio yanjye barayinyibye kandi yavugaga ati ni muntu habare. Habageze abantu nka 40 ndi muri iyo nsina yitwa Ikinyengurube, ni insina ngufiya yitwa Ikinyengurube. Muri Rulindo niko tuyita. Yisumbuye kuri fi cyangwa yisumbuye kuri poyo yitwa Ikinyengurube. Abantu barahurura batutubwiza ukuri, wavuye hano cyangwa ntiwahavuye. Akizo ati nukuri ntabwo nahavuye, batubwo ni igisiga cyitwaye. Abandi bati ntabwo igisiga cyatinyuka radio irimo kuvuga. Bahana sinya ngo bajye so deparage niho bayijyanye, bamaje kurenga mita ntandika mu nyaga ko ndayibaheza ndayigurisha. Umunsi nigisha Nyagatare, umudiyakoni w'umugabo namaje kwigisha ndi hanze ngiye kwitaba telefone,
abarambwiye ati wavuze uburyo watuburaga, ati mbona ari we wanyibiye kwa Rubangura 70,000. ati yampa, ati wavuze sinzi gusa mwakoreshaga, ati ni wowe yambesha abase mwakagira Imana mwe ndayakura hera, ati urayampa. ahita ambwira ati nagira ngo ndebe uko buryo nsubiza, ati kuva Imana yarakubabariye, ati ariko niwe wanyibye tu. Abadamu muziko mujya mwibikira hano naho narabibaga, narakubyigaga nkayazana igipfurumba nkaba ndakijyanye, yajya kwishyura nk'imboga yunamye mu isoko yareba ati yakozemo ndeba hehe, akaba arabyina. Nabyinisha abantu barenga nk'igihumbi. Ndashimira Yesu wambabariye, abo Yesu yababariye ntanjye ni mu mukomera amashyi, mu mumpere n'impundu, ni umutunzi w'imbabazi. Sinzi igikara cyiza wapfa kumenya ko nabaye igisambo, nakubwiye ko nawe urumogi wapfa kubimenya. Urumogi rwari rwaranyishe, hari n'igihe nacomokaga ngiye ku Rusumba. Gucomoka ni ukugenda, kandi ntabwo nagendaga nk'abarokwe, nagendaga nka rastameni, ingendo bahitaga kudatoneka isi. Ngeze mu Irigara mbasumbye urumogi rwitwa Sangre, ngo ndusumbe. Rayani ni umucuruzi w'urumogi umupushayi, abararumpishije, kurumpisa ni ukurumpereza. Mbamuhereje ihene wayimenya, ihene ni 5. mba nduguze 5 abayita ihene, mba ndarurorinze, kandi ntabwo warutotora nka Babiloni, urutotora nk'umukoboyi. Mba nkuyemo imbuto, nkuramo ikivunga, imbuto ziba zisa n'amamera. Mba nduroringiye muri Rizira ni igipapuro twatekeragamo. Mba nduviringishije urutoki, ndarucoma, ndarushoreza, maze kurumeneka runjyana muri swingi ni nko gusinda, cyo bita horo. Ariko muri iri teraniro ry'abera nta muntu Imana aba yakije itabi ry'urumogi, niyo yaba umwe ngo agire butatu mushimire. Mbonyemo umushumba nawe wari iki, mbonyemo umupastori wari iki, wari igenge. Mvuze abo Yesu yakije itabi ry'isigara, ntabwo naburamo babiri, mugire gutya mushimire Yesu. Mbonye n'undi mushumba. Mvuze abo Yesu yakije itabi ry'ubugoro mu bagore, ntabwo naburamo umwe. Abo Yesu yakije kujya kuraguza, sinaburamo babiri. Abo Yesu yababariye mwese nimugire gutya mumushimire, mumukomere amashyi, ni umwami w'amahoro. Twari babi, Bibiliya ivuga ngo twaraba kugirirwa umujinya nk'abandi bose, ngo ariko kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi iradufata iturana abazima na Kristo. Bibiliya ikavuga ngo ubuntu nibwo bwabakijije. Urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 2 umurongo wa 1 kugera ku murongo wa 4. Mpita ncomoka ngeze mu Gatsata, urumogi rwanyishe, nsanga umukire hasize igipangu, hashira imbwa 2 zikirinda. Urumogi rutarunyongoza rurambwira ngo ni ihene, ngo ni nzimwibe nzijyane muri Afrovision. Ndabona kandi ku musozo ubu kuri YouTube yitwa Iraruhura TV babaho ijambo ry'Imana n'ubuhamya n'indirimbo za madamu. Ubwo madamu ari umuririmbyi muri korali, ariko afite n'indirimbo. Uze gusimukirayo ku mugoroba cyangwa ejo bundi. Mbona ni ihene nziza z'ibisore, ndabanza ndapiyora. Gupiyora nuko reba abaturage bari numva dayimoni arambwiye ngo abaturage bose barapfuye, ngo ninjye muzima uhari. Ndomboka gakeya ngo ndica kiminwe cyane nzi nzijyane muri Afrovision, imwiramuka yari nciyemo 2, ndebye nsanga nimbwa, urumogi rwambwiye ngo ni ihene. Hari n'igihe narumwera uramena, hari ku manywa y'ihangu ngiye kubona mbona imvura iraguye, mbura ahantu nyinyura, mbona amazi aruzuye, mpita nzinga ipantaro ngenda muri ya mazi kugira ngo ntayagwamo. Ngeze imbere mbona yambanye menshi, nkoma karuni mu ntabara, amazi agiye kuntwara. Abantu nka 20 baraje bankubita guruki, barambwira bati izuba ririmo rirava. Ndebye nsanga izuba ririmo rirava. Ubu leta irimo irarugenza, iyo ndimo gukorera igiterane hanze kirurwanya ibiyobyabwenge, ihohoterwa ryo mu ngo. Mbwira abanywa urumogi ko bakwiye kuzibukira. Ubu urafatanwa amaburi 10 bakagutera 25. Urumogi, viyori, ubwicanyi na kanyanga, ibyo byaha irimo irabigenza ku rwego rwo hejuru. Mwebwe rero mwahungiye imbere ya databuja, Imana ibampera umugisha. Mwahungiye ahantu heza, mwarisobanukiwe, muri abantu b'abagabo. Gukizwa ni njye. Mwebwe mwakuriye mu ngo zikijijwe, niyo mpamvu utabiha agaciro ko ngiye gukizwa ndabizi. Ubuse nakibagirwa izi nyundo. Izi ni inyundo nafatiwe headquarters, mfata machine. Kamera ziramfata. Headquarters ni ku cyiciro gikuru cya polisi. Izi ni inyundo.
Ubuse nakibagirwa bagenzi banjye barashe barenga 2,000, abitwaga ba Kibonga, abitwaga ba Tubiye, abitwaga ba Sandare, n'amazina bari bahihira. Twe twarapfuye turi benshi, ariko tumeje kuzuka turi 8. Umwe we yarapfuye 23 z'ukwezi kwa 7 2023, witwa Pastor Eugene Nzahuki, naramuyoboye, ariko ari na muto, yari umwana, nta nubwo yari azi kwiba, yaryaga isehemu. Mwayimenya? Ni ukubona nibyo umuntu kunyomeka no kunkurikira, ntabwo byisura no kugu, nicyo bitaga isehemu. Undi wakijijwe we yibaga ari umusirikari, ayoboye indaya n'abajura, arya n'ubuguru, kandi ari umusirikari. Yaje gukizwa, ntabwo muvuga izina rye, ariko ni umujepe, arinda umukuru w'igihugu, ni umudiyakoni ADPR Kanombe Kabeza. Yaje gukizwa, Imana imuhindurira akazi. Burya mu igisirikare kiratandukanye, abantu bagikoze bahita bayumva. Ariko igisirikare cyo kirubakwa kweri ku rwego rwo hejuru, ni umutwe wubashywe ku rwego rwo hejuru. Abandi barimo witwa Fabrice wabaye indaya afite imyaka 9 mu rubonobono, barimo Rebeka uyobora icyumba cyo mu Gashyekero nawe wabaye indaya afite imyaka 11, harimo n'uwitwa Viana, harimo n'uwitwa Iranze. Tumaje kurokoka turi nk'abantu 8. Abandi baracyari iyo babaciye amaboko, babakura amenyo. Arigenda ndi muri gare nkakubitana na 2 pastor nubwo ukizwa byatunaniye, ngo ariko ngo agakiza ni keza. Nabo barabizi ko agakiza ni keza, ku buryo abamukuye amenyo ugasanga asigaranye amenyo 2 mu kanwa. Abandi babaciye amaguru n'amaboko, baragenda bakuruza ikibuno, kandi akaba arimo gucunga n'uwari bwibi. Washyitsa koshi hasi, warangara gatoya agahita kwemeza. Ndihuta ngiye gusimbuka kwiba Sainte Famille mu kiliziya, nkoresheje ibuye nkarihagararaho 200,000. Ngiye gusimbuka kwiba umukecuru ku Gaseke Ibyumba, agurishije amatungo 2 yitwa ihene, aca inyuma y'isoko, azamura ingutiya 3 yari yambaye, yashyira muri mugondo ya 4. Agaruka mu isoko, mutera deduwa, ndayamwiba. Abantu bandi hasimbutse. Ngiye gusimbuka mu majyepfo mu karere ka Ruhango, aho nari ngiye kwiba Bendo ngo nzipakire Daihatsu, umushoferi asigara yirinze. Ngeze mu gipangu nsanga umukire yororeyemo Bendo nyinshi, afite n'inka z'inyarwanda. Ngo ngere muri za nkirira ivumereye, yazana umuhoro ashaka kuntema. Mbona ari bunteme, mutera wesitoro, mukubita pansi hano kumwihisha, ninaga mu 8 nini, funga amaguru neza, ntega amaboko nk'amahembe y'inka. Arabarasanga zose n'inka. Uko naharokokeye naho ndahasimbutse. Ngiye gusoreza, kandi murebe igitangaje, nanjye kuva nakizwa bamaje kunyiba inshuro 19. Nizo nibuka, nanjye ndibwa mu gipangu aho nkodesha, ndibwa mu kazi. Umunsi ishize usibye ko kamaze nk'iminsi 3 gahagaze ukuntu, ndibwa ku rwego rwo hejuru. No mu minsi ishize nagiye kwigisha kurara yitwa Abakorera Yesu ku Kimironko. Madame arambwira ati, ubundi wateza akamoto ukihuta ukajya kwigisha iyo korari, ati ko busa nkaho bugiye gucya. Ndamubwira ni kuva ku Gisozi njya Kimironko moto ni 2,000, burije essence. Ntiwaretse nkayekonomiza, nkatega bisi, nkakozaho ikarita, ko harokoka nk'igihumbi mukakiguramo isukari. Ati nibyo. Ndikonomiza ntega bisi isanzwe. Ngeze musanga bisi iruzuye, ngenda mpagaze. Mpagarana n'umugore w'umujura, ntazi ko ari umujura. Ubu abagore bari umugore yakwibye, uheka amaboko. Harimo mwene Dakwise y'imyoza, ashobora kuba yaribwe n'umugore nawe. Umugore arakwiba pe, kandi mbagira inama ku cyumweru mujye mucungana n'amamoto yanyu n'amagare, mucungane na Bibiliya zanyu n'ibitabo by'indirimbo, kuko ibyera byose ntabwo ari amata. Niba nge narakijijwe, abandi baracyari. Mwana ashaka n'umuntu niyo mwajya mumuha 2 akabarindira moto zanyu n'amagare, kuko hanze aho biteye ubwoba. Nageze musanga bisi iruzuye, ndinjira mpagararana n'abandi bagenzi nka 20 duhagaze. Nari mfite telefone nziza ya Samsung iri mu ikote, mu mufuka y'ikote hejuru. Sinzi ukuntu imodoka yabaye nk'ika gutya, umugore asa nk'unyegamaho, ngira ngo nuko hari imodoka yitse, ahita ntera deduwa, abarayihibye sinabimenye.
sinabimenya. Ngeze kwa Rwahamaho nagomba kubwiramo, mbwira pilot nti ndabwira ma. Hanyuma nsohotse ngiye kureba telefone ngo ndebe ko ari umuntu wanyandikiye cyangwa ndebe ko perezida wakorera yampamagaye akambura, telefone manda yibuze. Ndisakasaka nyihamagaye nsanga yavuyeho mpeza. Ndicara agahinda karanyica kambabwira umujura arababaza we. Nibwo nabimenye. Naricaye ndababara we, mpinda umushyitsi, icyokere kirandenga, nabona abantu bose nkabona nabajura muri kaburimbo. Umuntu aranyuza asanga yaranzi naragiye kwigisha Nyagatovu batarahafunga, arambwira ati mukozi w'Imana, arambwira nti njye ubabarira, ubu nta gahunda mfite yo kuvugana n'abantu. Ndavuga umutima urambwira ati we noneho ndakuraho telefone we, mpamagara madamu, ntira telefone mpamagara madamu, nti yasa musanga barayinyibye. Ikintu yacubije yarambwiye ngo ihangane, Imana irimo kukwigisha kugira ngo wumve abo wibaga kera umubabaro basigaragana. Ngira umudamu mpumuriza cyane iyo nibwe. Baranyiba kwe. Naratashe, nabwirije korari numva mbabaye, sinanga no kubibwira korari. Ari igihe uvuga ikintu abantu bakagira ngo wenda ni uburyo bwo kugira ngo bumve ko bagushumbusha bakugurira indi. Ndabyanga sinabivuga, n'ubu sinzi ukuntu kije. Ngeze mu rugo madamu nshuje ndamwihorera, umutima urashukana, umutima uhita ngo kugira ngo umwereke ko wababajwe na telefone yawe ntunakore dushe. Urumva ukuntu umutima ubeshana. Yeremiya 17:7 ngo wigira inama ngo ntujya unizera, ngo urusha n'ibintu byose gushukana. Iyo telefone imaze ibyumweru 3 na n'ubu ntirambamo. Umujura ni umugome uzi kugira ngo ugure inka yawe uyikubita ubwatsi uyibangurire, nimara nk'amezi 8 irabura kumwe ngo ibyare, usanga ikiraro kiraguhamagara. Ari n'igihe noneho banakwemeza kwayibagira hafi y'ikiraro cyawe. Uzi kugira ngo wangumiwe uteretswe, hanyuma bagukwe baguha amafaranga ujye kugura ibishingiranwa, nugera hano muri gare Musanze ibandire kubwira ati velomoteri gonganye n'indege, utwo ufite twose uzagahinda usigara. Umujura ni umugome, ariko Imana ni igitangaza, igihe kiragera nabo ikabaha agakiza. Ngiye gusimbuka kuranguza mu mangazini atarangiye miliyoni 11. Ngiye gusoreza ku mugore wanyifunze afite imyaka 40, mfite imyaka 19. Abakristo twasenganye mbabwire nuko Yesu yamfashe, kuko abeje ku cyumweru arike ntabona umwanya. Namaje kumenya ko hari gahunda nyinshi kandi zihuta, arike ntabona umwanya wo kuvuga uko Yesu yamfashe. Ubu ni 8:18. Ntabwo nzi igihe musoreza, ariko icyo numva umutima unyemeza, numva ko hari mwamusoza nka 9 kugira ngo abantu bajye kwitegura iteraniro ry'ejo. Ari n'igihe binashoboka ko harimo n'amakorari ya narepeta na nyuma simbizi, nabyo birashoboka. Aha, muri ubwo pagani bw'indengakamere narabaswe n'urumogi, kanyanga, mayirunge, mugo, ubujura bw'indengakamere, ubwesikoro bwo ku rwego rwo hejuru, nta kumena amaraso, nta kurwana, kuva kera nta n'amahane nzi. Ino mu rugo abana bahanwa na mama wabo, umukozi nyirabuja niwe umwiyama, sinjya mvuga ibintu byinshi. Ubundi ngiye mvuga ibintu byinshi iyo ndimo kubwiriza. Ndi umuntu ari n'igihe data na mama badusuye babaza umukazana nawe batariko hari umugabo wawe Alex ko twamubyaye tumuzi, nawe mukazana wacu umuntu witonda cyane muri runo rugo ninde? Madame atamubwira ati se umuhungu wanyu ko ati ko ari igitama, ati ntajya avuga byinshi, atari ko ngewe ngewe sebo ko itaseka aramubwira ati mwana wa ati mukazana wanjye atuvugishije ukuri. Kandi cyo nabonye cyo wenda naba bashumba bakuru nimbivuga arabyumva cyane, ntabwo Imana igikunda guhuza intame ebyiri. Iyo umugore ashira isoni umugabo aba yitonda, iyo umugabo agira amahane agira n'umujinya umugore aba yitonda. Mbese ntabwo Imana igihuza ingurutse ebyiri, ahari ibizi ko ibahujije umuriro wahita waka. Ubu abagabo benshi ntibajya bagira amahane, niyo yagira umujinya ariko nta mahane abagira, amera nk'iki ari uturiza akamera nk'urutama. Ariko umugore we ushira isoni avuga ibintu nka 40 mu munota. Nuko Imana yagiye ibiremo ubwo musese ubwo mwabyumvishije. Aha, nubwo ibyo byaha byose nabikoraga, ikintu Yesu yari yarandinze ni ukujya mu bagore n'abakobwa. Ariko nubwo ntagiye mu bagore n'abakobwa, ntabwo nakoze ubukwe ndi imanzi. Aho niho umugore yaje kunyifunga, anyifunga afite imyaka 40, afite imyaka 19. Uti yakwifunza ati? Najyaga mugurira inyama y'iroti n'umwijima, azwe n'igisambo acuruza inyama.
azi ko ndi igisambo kibisha imodoka nkahisha n'imodoka, aza gufata nimero yanjye ya telefone arambwira ngo najya